Urukundo ni kimwe mu bintu bituma ubuzima bwa muntu burushaho kugenda neza kandi bukarushaho kugira igisobanuro mu buryo budasanzwe. Abahanga mu bijyanye n'imitekerereze n'imibereho ya muntu basobanura ko kugira umukunzi ari kimwe mu bintu bya mbere by'ibanze buri muntu wese yakabaye afite muri ubu buzima kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Basobanura ko kandi umuntu ufite umukunzi abaho ubuzima bwiza butangaje kandi akabona amahirwe menshi atandukanye muri ubu buzima. Bityo rero bigatuma bavuga ko bibaye byiza buri muntu wese yakabaye afite umukunzi cyangwa se uwo yita ko bakundana. Ibi byatumye nka Nishimwe Update News twicara tugutegurira ibyiza 10 byo gukundana no kugira umukunzi muri ubu buzima, cyangwa se uwo wakita ko mukundana mufatanyije ubu buzima bw'urukundo. Ibi tubitegura twifashishije ibyo byiza 10 aba bahanga mu bijyanye n'imitekerereze n'imibereho ya muntu batanga kandi banagaragaza ko ari ukuri, byatuma ubuzima bwa buri muntu wese ufite umukunzi bugenda neza. Bituma basaba buri wese kugira umukunzi kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Guhaye ikaze hano ni kuri Nishimwe Update News, ku isoko y'inkuru n'ibyegeranyo biryoheye amatwi buri muntu wese yakifuza kumva. Njye ndi Nishimwe Elisa. Ku mwanya wa mbere aba bahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu bashyira ku mwanya wa mbere bavuga ko kugira umukunzi bikongerera icyizere mu buzima. Umuntu ufite umukunzi ahorana icyizere kubera ko aba yumva ko nawe yakundwa. Bituma rero ahorana icyizere muri ubu buzima cyo guhora yumva ko afite umuntu umukunda, ndetse agahora yumva ko aramutse agize ikibazo aho afite we yatura ibibazo bye. Umuntu rero ufite umukunzi ahorana icyizere no kwigirira icyizere mu buryo budasanzwe. Iyi ni impamvu ya mbere ituma abahanga mu bijyanye n'imitekerereze n'imibereho ya muntu basaba buri muntu wese ko yaba afite umukunzi kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga ijambo rigira riti kugira umukunzi bituma ugira uwo waturizaho mu gihe cy'ibibazo. Umuntu ufite umukunzi ahorana ibyishimo byo kuba afite umuntu yaturizaho mu gihe cy'ibibazo cyangwa se mu gihe runaka. Umuntu ufite umukunzi aba afite uwo yaganiriza ibyamubayeho, afite uwo yabwira inkuru ze, ndetse baba bari kumwe akarira akumva umutima we uratuje. Ibi bituma abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu basaba buri muntu wese kugira umukunzi biramutse bibaye ngombwa kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Iyi ni n'impamvu ya kabiri ituma aba bahanga basaba buri muntu wese kugira umukunzi. Ku mwanya wa gatatu, kugira umukunzi bituma uhorana ibyishimo mu buzima bwawe. Umuntu ufite umukunzi bitewe n'amagambo meza ababwirwa n'umukunzi we, cyangwa se bitewe n'uko abanye n'umukunzi we, bituma ahorana ibyishimo n'umunezero. Iyi ngingo kandi ibi bikunda kubaho ku bantu bakundana bya nyabyo. Iyo ufite umukunzi mukundana bya nyabyo uhorana umunezero n'ibyishimo, kubera ko akenshi umwe mu bantu bataba baguteza stress cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye. Bituma rero iyo ufite umukunzi ubaho neza ubuzima bwawe kandi ukabaho unezerewe. Ku mwanya wa kane abahanga bashyira iki kintu ku mwanya wa kane. Ni ikintu kigira gito kugira umukunzi bigufasha kumenya urukundo rwa nyarwo mu buryo bwiza. Iyo ufite umukunzi mukundana bya nyabyo akenshi muba mukundana nyine urukundo rwa nyabyo. Ibi bituma usobanukirwa icyanga n'ubwiza bw'urukundo rwa nyarwo. Iyo ufite umukunzi bituma usobanukirwa urukundo rwa nyarwo urwo ari rwo, bitewe n'uko uba uruhabwa n'umukunzi wawe. Bituma rero aba bahanga mpuzamahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu basaba buri muntu wese kugira umukunzi kugira ngo ajye asobanukirwa iyi ngingo yo kugira urukundo rwa nyarwo. Umwanya wa kane abahanga bavuga ko iyo ufite umukunzi bituma ugira uwo kwizera mu buzima bwawe. Mu buzima bwawe ugira uwo kwizera, uwo wabitsa amabanga yawe, uwo mwaganira icyo mwaganiriye ntakijyane ku rundi ruhande cyangwa se akibwire undi muntu. Akenshi abantu bakundana bya nyabyo baganira amabanga yabo y'ubuzima bwabo. Ibintu byinshi barabiganira bakanabivugana. Bituma rero ugira uwo wakwizera ukamubitsa amabanga yawe, mukajya muvugana ibintu byawe byose udafite urwikekwe ko yagira undi yabibwira. Bituma rero aba bahanga basaba buri muntu wese kugira umukunzi kugira ngo iyi ngingo n'uyu muntu wakwizera umugire nawe mu buzima. Umwanya wa gatandatu, bituma kandi ukura mu bitekerezo kugira umukunzi. Iyo ufite umukunzi akenshi aragushyigikira, akakwereka ibitagenze neza, ibitakorwa neza mu buzima, akagucyaha. Ibi rero bituma ibitekerezo byawe bikura bikanareba kure.
Umukunzi akenshi mwungurana ibitekerezo, akakungura ingingo nshya n'ibintu bishyashya bigatuma ibitekerezo byawe bikura. Iyi ni indi ngingo nayo ituma abo bahanga mu bijyanye n'imitekerereze n'imibereho ya muntu basaba buri muntu wese kugira umukunzi cyangwa se akagira uwo bakundana kugira ngo ubuzima bwe nabwe burusheho kugenda neza. Iyo ufite umukunzi, ibitekerezo byawe birakura ku rwego rwo hejuru kubera ko akenshi wamujya inama kandi mukaganira ku bintu biriho, bigatuma rero ukura mu bitekerezo mu buryo budasanzwe. Ikindi, ku mwanya wa karindwi, kugira umukunzi bituma uteganya neza ejo hazaza. Iyo ufite umukunzi mukundana bya nyabyo, akenshi imishinga yose uba uyirebera mu ejo hazaza, uba wumva noneho ufite uwo mwabana mugakomezanya icyerekezo cy'ubuzima. Ibi rero bituma abahanga bavuga ko umuntu ufite umukunzi atekereza neza kandi agapuraningira ejo hazaza kubera ko aba afite umuntu bazakomezanya mu buzima bw'ejo hazaza. Bituma rero basaba buri muntu wese kugira umukunzi biramutse bibaye byiza kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Ku mwanya wa munani, kugira umukunzi kandi bituma wiyitaho kandi ukanitaho nyine mu buryo bwiza. Iyo ufite umukunzi uharanira kuba utagaragara nabi imbere yiwe, bituma igihe cyose uhorana umucyo, uhora usa neza kandi ukiyemeza gusa neza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Umuntu ufite umukunzi aharanira kugaragara neza, kutabona ikibi cyamuturukaho kikagera ku wo bakundana. Umuntu rero ufite umukunzi yiyitaho kandi akanagaragara neza imbere y'uwo bakundana. Iyi ni indi ngingo kandi nayo ituma aba bahanga basaba buri muntu wese kugira umukunzi kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza, bitume nawe urushaho kugomeza kwiyitaho no kugaragara neza imbere y'uwo mukundana. Ku mwanya wa 9 tuhasanga ingingo igira ati kugira umukunzi bituma wiga kubaha no gukunda bya nyabyo. Umuntu ufite umukunzi yiga kubaha ndetse no gukunda bya nyabyo. Akenshi iyo ufite umuntu mukundana uramwubaha kandi ukanamukunda bya nyabyo. Ibi rero ntaho ushobora kubikura iyo utagira umukunzi. Iyo ufite umukunzi wiga kubaha uwo mukundana. Akenshi iyo ari uwo mico myiza akwigisha kubaha n'abandi bantu bose ndetse no kugira urukundo rwa nyarwo. Iyo ufite umukunzi rero iyi mico yose urayigira. Iyi ni indi mpamvu ituma abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu basaba buri muntu wese kugira umukunzi no kugira uwo yakita ko bakundana biramutse bibaye byiza kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Ku mwanya wa 10, kugira umukunzi bituma utegura ejo hazaza hawe neza ndetse ukirinda gusesagura kubera ko akenshi uba wamaze kubona uwo muzabana kandi mwazakomezanya ubuzima. Bituma rero utangira gukora neza, ukiga kwizigama ndetse no gutegura ejo hazaza hawe neza. Muri make, ibi ni byo byiza 10 byo gukundana. Uramutse kandi ubona hari icyo twasize cyangwa se icyo tutavuze muri iki kiganiro, nyarukira muri comment box ubitubwire. Ibi ni byo byiza 10 byo gukundana. Akenshi abahanga mu bijyanye n'imitekerereze n'imibereho ya muntu bavuga ko iyo wirinze kubeshya mu rukundo, ukirinda gutendeka n'ibindi bintu byose bibi byatuma uwo mukundana mutagirana umubano mwiza, ibi byose ntabwo ubigeraho. Bisaba rero kugira ngo ugire umunezero n'ibi byiza byose twakubwiye, kwirinda kubeshya, kuvugisha ukuri mu rukundo. Ibi byose bizatuma urukundo rwanyu rurushaho kugenda neza mu kubaka umubano wanyu. Ndabashimiye mwe mubana natwe mu biganiro tubategurira umunsi ku munsi. Iyi yari Nishimwe Update News. Jye mwabanye nitwa Elisa Nishimwe. Duhurire mu bindi biganiro.